ngusabye ni byiza kandi bibi buri wese abifata ukwe njyewe singinubira habe na gato kuko byose bitangwa na rurema igihe twahawe cy'ubuzima tujye tugikoresha neza kubura uwawe bitera agahinda narababaye nararize bigezaho ndimanganya nzi ko amaherezo tuzabonana nkaguhoberana ibyishimo wari umukiranutsi nzagukurikiza nzagusanga heza ho mu ijuru mama ndakwibuka nkazirikana ko wandize ishusho yawe nyihoza ku mutima nzi ko amaherezo tuzabonana nkaguhoberana ibyishimo wari umukiranutsi nzagukurikiza nzagusanga heza ho mu ijuru irungu waduteye rigiye kuzatwica indirimbo z'ijuru zituma twihangana nzi ko amaherezo tuzabonana nkaguhoberana ibyishimo wari umukiranutsi nzagukurikiza nzagusanga heza ho mu ijuru nzagusanga heza ho mu ijuru kubana ni byiza ariko inshuti yawe idatenguha Imana imuhamagaye wumva ufite agahinda kenshi we burya kubana ni byiza ariko inshuti yawe udatenguha Imana imuhamagaye wumva ufite agahinda kenshi abaha n'urugero igihe twabanye n'inshuti yacu semu dusangira ibi ni byiza marugira
ikuzo ry'Imana bambikwa ikamba ry'ubugingo kuko batsinze. Nimukomere bagaragu ba Nyagasani, nimutwaze mube maso kandi musenge. Nyirabizimana Rokadiya yavutse ku itariki 17 ukwezi kwa munani umwaka w'1945. Avukira mu karere ka Rusizi, umurenge wa Gashonga, akagari k'Abakobwa. Akarere ka Rusizi mbere cyari cyahoze ari komini Gishoma. Yavukiye mu kagari k'Abakobwa. Yashinze urugo mu mwaka w'1963, ashakana na Kavano Aimable, ubu akaba asize abana 8, harimo abakobwa 6 n'abahungu 2. Akaba asize abuzukuru 31 n'abuzukuruza 5. Mu mwaka w'1959, dukurikije amateka y'igihugu cyacu, we n'umuryango we bahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Atahuka mu mwaka w'1994. Ibyamuranze, afite ibintu byinshi byamuranze. Abo twabanye baramuzi. Yaranzwe no kugira umwete n'umurava mu byo yakoraga byose. Kwita ku bana be, kugira inama n'abuzukuru, gusenga no gusabana. Akaba yitabye Imana itariki ya 8 ukwezi kwa 5 mu mwaka wa 2020 azize uburwayi. Imana imuhe iruhuko ridashira. Dukunde n'abantu nkuko nawe yabakunze, tuzamubera urugero rwiza, kandi icyo musabira Imana izamuha ijuru kuri wa munsi w'umuzuko. Tuzasanganire Yesu twese twishimiye kongera kubonana. Mama agiye, ndamushimye, yabanye natwe mu buzima bwa hano muri iri shyamba. Ntabwo twananiwe kwiga kuko yarashobojwe niko yatwigishije afatanyije n'umusaza. Aratashye, adusize turi abakobwa 6. Twese nta n'umwe asize wava mu ziko. Turamushimiye intambara yarwanye yose. Imana imwakire mu bayo, imuhe umugisha kuba yarabashije kurwana n'urwo rugamba yaritanze mu mbaraga zose yari afite, kuko azikoresheje. Ndamushimiye kandi nijeje yuko natwe yasize tutazahemuka nk'uko atigeze abikora. Ndashaka kuvuga kuri mama. Ari inshuti yanjye. Nakubwiraga adahamagaye umeze neza, kangira inama nziza, batubwira ngo tujye duhora dukundana. Dore ndarembye, ariko muzahora mukundana nk'uko nari mfite urukundo. Mama yari afite urukundo rudasanzwe. Abamuganaga bose yarabakiraga, imfubyi akazakira. Ariko icyo kimbabaje nabo yareze b'imfubyi nta n'umwe umushinguye. Ikindi nshima Imana, nari ndwaje mama ariko apfuye ari intwari. Apfuye arimo aravuga ngo Mana mbabarira,
mwatse ijoro gusa ryonyine naho umubiri warandiye narababaye bihagije icyo nsaba ni uko wanyakira icyo nabashije kumubwira ari gusamba naramubwiye mama mvuga mwami Yesu ari gusamba yagura umutwe agiye kunsubiza abaracikanye murwasa ari intwari ari mama apfuye ari intwari nk'uko yatureze ari intwari n'ubu ari nzajya mutita ari intwari mama umusore n'ibibazo byiza umusore mama n'ibibazo byiza mama arabigwa ariko nasabye Imana mvuga ko nzapfa nageze mu hazagira umubyeyi hagati ya papa na mama uzapfa azambabare azapfa nageze mu gihugu cy'u Rwanda ngeze mu Rwanda rero badushyira mu kato turazera gutyo bagenda tuzera gutyo mama tukavugana birangiza n'abagariga kugira ngo mbone ikibari naje nambaye gutyo murabibona ukuvuga ngo ni ukubura uko umuntu agira banze kunywa uruhusa ariko ndashima Imana ko yampaye nkaba ngeze hano nkaba ngiye kumuherekeza nubwo apfuye namubonye nta byinshi mvuga cyane ni ukubashimira kandi Imana ibafashe nawe mwana murebe mwakire cyabuze ntabwo umugambi w'Imana ugera ntabwo umugambi w'Imana ugera bavandimwe nivuga ngo dushime Imana ntabwo ndibuze kubashimishijwe n'ibyabo ariko Imana itubwira ko tugomba gushimira Imana muri byose dushime Imana yo ku mubyeyi wacu ibyo bitatu byiza ahari uyu munsi natwe tubonye Yesu twamubwira tuti iyo uza kuba hano ku isaha nk'iyi ku munsi w'ejo ntabwo umubyeyi wacu aba yagize gute aba yakwemeye ariko hari ijambo ry'Imana hari icyo Yesu yabwiye Mariya na Marita n'abandi bamuherekeje ati ndabwiza ukuri ntabwo uraza amahitamo aje icyo yantegurira cyose nakishimira amaze kunanirwa